nyemerera nongeye ngusuhuze, manuye umutwe ndongeye ndawuzamuye nk'ikimenyetso kikwemerera ndetse kinaguha ikaze muri uyu muryango mugari wa Gikompara TV. Twongera tugushimira wowe wakoze subscribe, nawe ukibona iyi video ndagushishikariza guhita ukora subscribe kugira ngo uzajye uryoherwa n'izindi nkuru z'urukundo tukugezaho. Uyu munsi rero ni inkuru y'urukundo, ni urukundo rwa Fabrice ndetse na Dorcas. Iyi nkuru yanditswe na Byiringiro Benjamin, mukamugiye kwisomerwa nanjye Mafieri Originale. Reka dutangirane n'inkuru yacu. Fabrice aratangira tuganirira ati: muraho neza, nitwa Ishimwe Fabrice, navukiye Kicukiro, ni naho nize amashuri yanjye abanza. Nari mfite ababyeyi bombi, mama ndetse na papa. Nari ikinege. Maze kuzuza imyaka yanjye 10, mama yaje kwitaba Imana. Nabayeho mu buzima butari bwiza budashimishije, kuko mama akiriho yari umuganga naho papa yari umufundi. Papa nakatakoraga kugira ngo ashake ikintunga, ariko kubera ihungabana ryo kubura mama, igihe kimaze kuba gitoya, papa yaje gutangira kujyamo inzoga, akanywa n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye. Mama yarwaye igihe kinini, imyaka 2 yose. Papa yaramuvuje, agerageza ibishoboka byose kugira ngo mama akire, ariko n'ubundi bibi by'ubusa, kuko yararwaye kanseri y'ibere yaje kumuhitana, agwa mu bitaro bikuru by'u Rwanda CHUK. Ikiro cyo gushyingura mama cyarabaye, yitaba Imana, turamuherekeza mu cyubahiro nk'umubyeyi. Papa yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo andere, ariko akimara kwinjira mu mwuga wo kunywa inzoga, yagendaga akinywera inzoga ku buryo yayikoreraga yose nta n'ijana yatahanaga. Mama akiriho yafatanyaga na papa ku buryo urugo rwacu rwari rukomeye nta kibazo na kimwe rufite. Papa ubwo yitahiraga nijoro yasinze, yarazaga akankubita, ni naho nahise mwuriramo kuva mu ishuri, ubwo sinari nkiga. Iwacu ruguru aho twari dutuye haje kwimukira abandi bantu. Abantu bahimukiye ntago nari imbazi, gusa nabonye imodoka iza ihetse ibikoresho byiza, birimo intebe zigezweho, amateleviziyo. Iyo modoka yari nini pe, yari imodoka nziza cyane ya fuso, yuzuye ipakiye no hejuru, irimo ibikoresho byiza kandi bigezweho. Naje kwitahira nk'ibisanzwe, nigira mu buriri. Papa yaje isa ya 5 z'ijoro asanga nasinziriye. Bwarakeye papa ajya mu kazi nk'ibisanzwe, nanjye nditegura ndihumura, kuko nje nta kazi nagiraga, nari nakijya no ku ishuri, nirirwaga mu rugo. Umunsi umwe ndi mu rugo irungu ryanyishe, naje gufata icyemezo cyo kujya muri ba baturanyi kugira ngo ndebe ko baba bafite n'abana tungana twiganirire. Nagiye ndakomanga, umukozi waho mwiza cyane witwa Nana aranyingurira n'umutima mwiza. Umubyeyi waho witwaga Rusa akimbona, yahise ankubita amaso, ararakara cyane, mbona agahinda karamwishe, arangije arambwira ati: umva wacyana we, nsohokera vuba umvire mu rugo, ntuzanyigishiriza abana uburara. Nakubeshe iryo jambo umubyeyi witwa Rusi yambwiye ryarambabaje, ariko nta kundi nari kugira, narihanganye. Nuko umukozi waho witwaga Nana aransohora, agenda abwira amagambo meza, arampumuriza, arambwira ni mabuja niko yabaye, ihangane. Umukozi yitwa Nana nabonaga ari umwana mwiza, naramwizeye, arampumuriza, numva ndishimye. Hanyuma arandekura ndagenda. Ngeze hanze nariherereye ndarira, kuko amagambo umubyeyi yambwiye yarankomerekeje cyane. Bidatinze naje kubona umugabo mwiza ufite agapara gakeye, wambaye ikoti n'inkweto nziza ya kositimu, araje yinjira muri rwa rugo. Njye naketse ko yaba ari umubyeyi waho. Ndabyibuka umunsi umwe inzara yari yanyishe, ndi ku muhanda ndi kwasinzirira. Wa mukozi witwa Nana aza kunyuraho mu baturanyi, arambaza uko niriwe, mubwira ko nshonje cyane. Arampumuriza maze arambwira ngo ningiwe ajye kungaburira. Nanjye nk'umuntu wari ushonje cyane, ntabwo niteye ku magambo ya nyirabuja yuko yanyirukanye iwe, anambuza no kuzongera kuhagaruka. Nafashe icyemezo, turajyana. Twarajyanye, aranyingurira, anyinjiza mu nzu, anshyira muri salo,
ariko abona muri salo hataba heza, ahitamo kunkuramo anjyana mu gikoni kugira ngo nyirabuja atahansanga. Yanjyanye mu gikoni anyarurira umuceri mwiza n'ibyo kurya ndarya. Maze kurya, maze gukoramo nka gatanu, nyirabuja yahise yinjira ansanga aho ngaho n'uburakari bwinshi, ahita afata bya biryo abimena mu maso, anshira mu maso, afata n'inkoni arankubita ku buryo narize numva no kurira bivuyeho ndasaraye. Umukozi we witwa Nana yaramuhamagaye amubaza umuntu wanyinjije mu nzu, maze wa mukozi ambwira ko yasanze nsinziriye impande y'urugi rwabo, inzara yanyishe, ahitamo kuza kungaburira. Nyirabuja yamuciriye mu maso aramubwira ati hasi y'iwawe, niba ushaka amategeko nawe uzagira iwawe uyahajyane. Aramutonganyije cyane, aramutonganya bikabije, gusa nyuma arongera aranyihanangiriza arambwira ati nongeye kukwirukana iwanjye, simagushaka, utazanyigishiriza abantu uburara, dore nuko usanze bari bagiye kwiga, nayo nza gusanga bahari nari kugukubita n'izitagira ingano. Yarandekuye ndagenda, asigara atonganya wa mukozi waho witwa Nana, amutuka ibitutsi byinshi ndetse aramwihanangiriza, amubuza kutazongera kunyohereza aho ngaho. Naratashye nk'ibisanzwe, papa aza kuza nijoro, ariko noneho icyo gihe papa yari yisubiyeho anzanira amandazi na ji. Ayo mandazi na ji nibyo naje kurarira, burira burongera buracya. Ubwo n'undi munsi, uwo munsi nawe wagenze nabi kuko niriwe njyenyine nta kintu na kimwe ndi gukora, nirirwa ndyamye. Bunkeraho ku munsi wa gatatu nabwo bibuko, umunsi wa kane nabwo bibuko, uwa gatanu bibuko, uwa gatandatu bibuko. Ku cyumweru naroze nanjye njya gusenga nk'abandi bana, gusa ntashye nsanga n'ubundi papa ntawe uhari. Nongera gusubira muri rwa rugo rw'umuturanyi, ariko noneho nta muntu n'umwe wari uhari. Ninjiye gake nyonyomba, ndashaka kujya mu gikoni kureba niba batetse. Uko ndimo ninjira gakeya nyonyomba, naje gukubitana n'umukobwa mwiza cyane utagira uko asa, witwa Dorcas. Nakubeshye, Dorcas yari umukobwa mwiza, ufite ubwiza bw'imbere, afite ubw'inyuma, yari mwiza pe. Yari umukobwa uri VIP, ukeye, umeze neza. Aransuhuza mu ijwi rituje, arambaza ati bite? Nanjye ndabwira nti ni byiza. Nuri kugenzwa n'iki? Ndamusobanurira, mubwira ko nshonje cyane. Arangije aramfata njyana munsi ya jaride ahantu, arampisha, aragenda nyibira icyayi n'umugati aranzanira. Nanjye nabiriye vuba vuba nsiganwa, ntari ibintu byinshi mfite byo gutekereza, gusa icyayi cyari gishyushye cyane ku buryo kugihoza byantindije. Byafashe umwanya mwinshi ndimo ntinda. Nuko kubw'umwaka wa mugore ubwo yarimo yizereza muri jaride, turongera dukubitana amaso arambona. Akimbona yahise akubitwa n'inkuba kuko ntabwo yumvishaga impamvu naba nkiri aho ngaho. Murakoze cyane. Naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru y'urukundo, inkuru y'urukundo rwa Fabrice na Dorcas. Ese mama Fabrice byaba byaramugendekeye gute? Uyu mugore ko yamubujije kandi amwihanangiriza kutagaruka muri uru rugo, akaba yari yongeye kuhagaruka, kuko byabaye amahoro? Nitwa Mafi Original, ninjye wari kugusomera iyi nkuru. Ni inkuru y'urukundo nziza cyane, izagira ibice byinshi, ariko ndakwihanganiye. Imigihe cyawe duteguriye inkuru. Nitwa Mafi Original, reka ngushishikarize kuzakurikira episode y'ubutaha. Yari episode ya mbere, episode ya kabiri ntizagucika.